biriya ni ukuducanga nari nabibabwiye bazagerageze buzuze hari radio yuzuye mwabona mu Rwanda usanga ari 102.3 97.5 nta radio yo 8 cyangwa 12 bo nta radio yuzuye tugira wallahi n'imyaka tumaze zose ni ibice buri radio Ladies and gentlemen, put your hands together for INKIRIGITO CLEMENT. Man, je numvaga nzaba umuhanzi. Nukuri ko ako maze iminsi mfite ibibazo mu minsi mikuru igihe icyo ari cyo cyose. Mu gihe cy'iminsi mikuru ndota inzozi zidasobanutse. Nibwo ntangira kurota urukwavu rufite umutwe w'inka, nkatangira kubona inka. Ntago mbabeshye. Ejo bundi naraye ndi kwandika brag nanazi muraseka rurasekeje kuko nanjye narasetse kandi ari nge wabirose ibaze nirwari rufite n'umutwe w'inka gusa n'ibinono noneho kandi biri seriye ntago ari ukubeshya pe to be honest mu minsi mikuru akenshi nanga kuryama kugira ngo ntarote ibintu nk'ibyo ibyo bintu nabirose ejo bundi ndi kwandika brage nazibuze pe nazibuze ndavuga ntibivuye muratuma ndi bwongere kururota ejo bundi nagiye kwandika brage nibwo nabiretse ndazibura pe ndazibura ubu uyu munsi rwose munanyihanganire nta nkirigito nabonye cyakora nanditse akaririmbo ko mu nkirigito ndashaka ko munakumva mukaza kumbwira nagize n'amahirwe umwe mu bantu nkunda bakora indirimbo neza nifuza no bazancurangira umunsi umwe The Major ndakwemera bro skizo kandi umunsi umwe uzankorera indirimbo ndabikubwiye niyo ntakwishyura noneho ubwo rero ndavuga ntireka nandika indirimbo uyu munsi ni ugusoza umwaka kandi ndabakunda nishimiye ukuntu mwanyakiriye bwa mbere narabikunze pe ndavuga ntireka mbandikira akarimbo ko mu nkirigito ndakandika nuko ubwo ngubwo ariko ndimo ndakandika mama araza arambwira ati ariko kuwa kane uribuka ko ufite show ni ndabyibuka none se inkweto zawe zirameshe ni ntago zimeshe ati wajya ukazizana zose se bakazikumesera nireka njye kuzizana njya kuzizana mu nyumvire arambwira ati uzizane zose ndavuga ni ngewe rero nzakeneramo ebyiri gusa reka barizo nzana ndaziye ati ariko kuzanyizi gusa izindi ziriye ni nazibuze ati ngo wazibuze nti nukuri kw'Imana nazibuze wazibuze ureba iki harakandi kazi uba ufite ubusanze zagiye konera abandi baturage ubu wambwira ngo iki wakicucu hitugenda ujye kuzishaka ndagenda njya kuzishaka ahantu zakundaga kujya kona neza ndazihiga ndazibura uretse se mbabwire mwebwe inkuru niranarangira ngo njye naragenda zihiga aho zakunda kagona ndazibura ndavuga nti reka nitahire ndazibuze kuko sinakomeza kuzihiga ntazi ko ndi bunazibone mpita nitahira ngeze mu rugo ndavuga ni sindi butume na mama amenye ko nazibuze ngiye guhita niryamira mpita ndyama nkimara kuryama hahandi agatotsi kaba gatangiye kuza neza ngiye kumva numva ziraje Yesu Kristo ndavuga ni mbyuke njye kuzinyara hanze cyangwa nzinyare kure uretse se wumva naravuze ntariko ntago nabyuka ziracyari nkeya reka mbe nzifunze ndazifunga maze kuzifunga nzifungamo imifungo 5 izikimeno kwazo inzimo kwazo ndavuga nireka ntegereza abakiriya muri ako kanya mama pisa baraje ati zino arambwira ati
zino z'ikimene nangaye ni 100, zino nzima ni nangaye ni 300. Ati ndashaka inzima. Ndavuga nti nanjye reka nguhe inzima nta kibazo. Ndazimuhereza arazitahana. Ntageze mu rugo ngiye kubona mbona arampamagaye. Atari ko nakubwiye ngo umpe inzima ukaba wamaye zapfuye. Nizapfuye gute se? Ati ziri kuvuga ugutwi kumwe ubu ngubu urambwira ko ari inzima cyangwa ni kitu. Ya. Tamubwira nti jewe naziguhaye ari nzima ubwo niba wazishe ibyo birakureba. Ati ndakubwiye ngo mbabarira unzanira amafaranga yanjye uzufate ibyawe. Ndavuga nubwo nta kundi nabigenza reka mushyira winsetsa. Urutuma mbyibagirwa. Harya nari ubwo ni ukuvuga ngo ariko si ubu si ukubera wowe, si ukubera wowe. Ubwo noneho ndavuga nti ngiye kumushyira amafaranga ye mfata ibyanjye. Urakoze, ni wowe ubyicuka nabikora. Ngiye gufata ibyanjye. Umva ndavuga ni reka njye kubifata. Twari ukujya kubifata ku murenge. Umva byari ibigugu ariko twese twarabirwaniye ku buryo umuntu wese yaregendaga tukabirwanira. Ufata ikiro ni muri lockdown, fata ikiro. Tumaze kubifata turanabitahana. Umva ugira ngo se byaranashyaga warabitekagaho kugira ngo bishye bigakomera. Nukuri kw'Imana biragenda birakomera twanga kubitema. Biragenda noneho binekera no mu rutoki. Umuntu yaca mu rutoki noneho akajya aca n'umuneke. Sinzi wagize ibyago abuca ndi kumureba. Ndamugana ariko warasaze ubwo kuko nkawe ubuciriye iki? Aterega sindi kuca ndimo ndawugira deshiri yamaye. Ni kandi mbona ari wo kwifubika. Wakicucuwe wowe ndabona rwose ibyawe ntabizi. Ndamugana ariko rero reka nitahire inkirigito irarangiye murakoze. Rero ndabashimiye, mbifurije umwaka mushya, mbifurije Noheli nziza yarangiye. Ariko ya ndirimbo mfite akarimbo ko mu nkirigito, reka nkabarira imbere niba nta kibazo. Murabyemeye? Aha. Meja wumve neza. Aha, mwumve story nawe. Mu gitondo korode araza ati Kerema wantije ishati. Ndamutiza bukeye ngiye kuyireba nsanga yacitse. Ndababaza nti ese yacitse ryari? Aha. Ese yacitse ryari? Yacitse saa 8 acika ari kumwe n'abandi. Ubo bari kubashaka babasubize gereza n'ibisambo. Saa 9 umwe arafatwa, saa 11 yanduza n'abandi. Ubu ikigo cyose bari mu kato buri cyorezo. Ntagukoranaho mutereyo, ntagukoranaho mutereyo, ntagukoranaho mutereyo, turirimba ko gusa. Ntagukoranaho mutereyo, ntagukoranaho Vasi ya kabiri noneho. Ndagira mu manze mutuze nako mukumve neza. Nari mfite business kera, reka mbabwire uko byangendekeye. Business yanjye ijya gusubira inyuma.
nayishyizemo shadiya ngiye mu bindi nkimara kuyimushyiramo atangira kuyisubiza inyuma ayisubiza inyuma ayisubiza inyuma niba atararebaga muri retroviseur ayigongesha igikuta kiba kiraguye kiguye mamati n'ubundi cyari gikomeye mu giteme tugitare tuzakiryamo imineke kuri noheri papati nihagera unkorera ku gitoki n'icyanjye nagikoresha icyo nshaka ye papati nihagera unkorera ku gitoki ye n'icyanjye nagikoresha ibyo nshatse ubu mudiriho ntagukoranaho ntagukoranaho mudiriho ntagukora mudiriho mudiriho ndabashimiye mani kandi ndabakunda byataye.